eko nimu cya gihungu ubundi kiba cyanyweye ibiki aya masaha cyaryamisha nimu ngweno bunsaza n'ubundi wowe ko wasaze kera meze bitese yego uracyaryamisha aya masaha ari agacupa senze mbe ngasoma kuryama nkwanyweye dedeti ngweno bunsaza n'ubundi warashaje n'ubundi nanagushakaga ase naho ngambo ayo kunza ngira ngo se urasa nk'uwatabarutse ngwino aha ntuze ibintu by'iminsi hey sana gatebe meze bitese salamu ndetse karera karego aya masaha wari ukiryamye iki koko hega wowe igisambo kandi ibisambo burango ubyuka kare izi nkweto se nizande aho muba mwararanye izo iko mbwira ahubwo zirone aho nawe urya nubwo ndakwemera nyine hari njya mbona ufite ibitekerezo ariko bitafitekerezo se naburi ibitekerezo ahubwo mbona igihe Imana yajyaga kukurema yenda igeze ku bitekerezo ikayamagarukira hari igihe biza nka bya bintu by'abasazi nyine buriya bundi ngewe mbafite ibitekerezo nk'uko bivuze buriya umuntu nabonye mu bantu bose ugira umutwe utagira ibitekerezo ni wowe wawureba umwana gutya wagira ngo harimo akantu naho pakongeramo nubwo byari bike ariko pakongeramo ariko uzajya unagura da none se urabona mfite ikibazo ikibazo se uratambuka ku muhanda ahangaha ukabona agakobwa kadapima ibiro nka 20 ebana kagutesha umutwe Karine yantesheje umutwe ndamutereta byaranze neza yarananiye neza ikirenge 32 ariko yantesheje umutwe neza byarananiye neza ndamutereta ushaka kongera kwigisha gutereta se cyangwa ntago nkwigisha kabisa uko wakubitirimba gusutama yazimara uzigereza nakwigishije udafata reka akanahura kabiri bana imbwa se buriya koko cyangwa buriya wamona mwimbwa mwa bamona ko ndimbwa harya mvuze ishyo ry'imbwa ariko ndi inzungu oya muri igobe ndi inzungu nkamiruka meme imiru none se reka mwe nago mamuze gutereta cyangwa nyogokuru oya ukoresha imiti ya nyogokuru oya akajya nta muti mfite umukecuru twebwe tuba tuzi ikintu cyitwa kigutereta ubundi umuntu wakubona ufite uwo mutwe n'ubwo bwari mutazi gutereta ntiyaguseka ubundi gutereta bisaba iki abakobwa mu babeshya ubu nkaho uragenda ukabwira abakobwa ukabibwira uko uri ngo utegereje ko abakobwa bazagukunda nta mukobwa wagukunda utamubeshya njyaho mbeshye noneho man ubu njye abakobwa bo mu mujyi bazi ko ngira etaje bazi ko ngira imodoka yihese etaje cyane ibintu umuryango wanyu byose babiteranyije n'ibyabyariye imodoka ubu njyaho mbeshye ngo nanjye ngo mfite nyine ariko no kugira ngo nterete kamemo urumva njye abakobwa bazi ko mfite diplome zingahe ebyiri suga zikubajije azikubajije yabagiye kumpa akazi se yazimbaza se namubwira ko nazidepoje wamugana na interview ntago yayiguha urumva rero abakobwa ubundi bakunda umuntu wiyemera niba ushaka kurya umwana niba ushaka gutereta umwana mwiza iyemere umukobwa nimuvugana umubwire ko urenze umubwire ati ngenda arenze ngenda uwo mukire urumva cya kizu cyo mu mujyi wa mugabo ugifite ni marume wa masenge ibintu nk'ibyo ngibyo nyirakumva ko uri mwene wabo w'abakire ibyo ngibyo bikoze umukobwa wese washaka muri uyu mujyi wamutereta cyambere ni ukwiyemera ukajya wivugisha ujya kuri piscine utinjya kuri piscine nkoga narohoye umuntu mu kivu cyane nawe mwibase ibyo no gutereta by'abaturage ibyo mu cyaro tereta umwana umubwira ko ufite amafaranga mubwira ati ngiye mfite amafaranga ati ngiye mfite amakonte mu mabanki 3 urumva ati kandi ayo mabanki yanjye yose mu makonte yose njyamo bakameza amafaranga ikofisi ayikobajije umubwira ko amafaranga ari kuri ATM ariko zabigisha mbi ATM cyane ibyo bintu ngomba ariko kamwereka jewe kamamagara umwana ahangaha urumva jewe nuko umuhamagara gusa just n'amasegonda 10 nkumvisha urama passes oya passes yahiye nuko kumvisha iyo turi gutereta ukuntu abimeze wampaye pass yuko mu pass wowe waterese wamaze kwiyemeraho ndabigenderaho ubwiyemezo wamugaragarije n'ibisho byose nibyo ndibugendereho nanjye umva ngubwire Yesu yasize avuze ngo aho guha umuntu ifi uzamwigishe kuyirobera ntago nguha passe ndakwigisha gutereta hari naho yavuze ngo ni mu bigo ry'inzabareka nanjye sindi mu kigo ariko n'ubundi se ko mbona umeze nkaho uri cyo
ariko ntabwo nkabije. mwumve ubundi abantu babwira amagambo asize umunyu babwira ukuntu uri umukire katayifata Amagambo atagira ibihekane. segonda abiri gusa ngahita mukupa nkakumvisha ukuntu bose mubwira ko ndi umukire waminuje sikatita sikagiye kunkoza isoni. Babe Halo, umeze gute se sweetie? shiringize neza umeze ute? Sharange ndi sawa nyine ubu ngubu ubu ndabyutse ubu ndi kunywa ka cyayi karimo ntuze karimo mayoneze n'abapangayi banjye se abapangayi ko mu minsi basigaye baruhanya ubu abapangayi bose nabyutse mbabwira ngo bishyure banze kunyishyura imodoka yanjye nayijyanye mu igaraje mbese mfite stress Shiri ndumva unaniwe ni ukuri pe. ndananiwe ahubwo se uwakureka Oya utuye shiri wambye ahantu utuye ariko ubundi. ahantu ntuye ntuye Kicukiro ku gahanda k'amabuye tu igipangu cy'umutuku gihari ukinjiyemo n'icyo ngicyo ahantu hari kuri igipangu cya 25 naho ngaho niho icyo nicyo gipangu cyanjye tu cyangwa reka nkureke Umva shiri ko nanjye ndi hafi aho. Ndi hafi aho ahubwo reka nze kurebe. uzundebe Ndi hafi aho ngaho rwose ntabwo nisi ubwo ngubwo urumva ntabwo urajya kugenda nakubonye kandi amafaranga yahise anashiramo Kandi uri umukire ufite ibipangu. ngagiye kuza none se Umukire ufite ibipangu ariko shaka niba ari uko mutereta. Mafi. Ngiye birananiye. Ngiye mafiyeri birananiye kabisa. nyine urumva ngagiye kuza Si igipangu kiri hehe? Tugenda dukumbagurika mwaya mageto umuntu aryama ibirenge bigasohoka icyo gipangu cya kirengo turyo turi kwiberamo. wenda mubwira nyine ndababwira inzu nene nyine kariyo yanjye hanyuma nyine ndambwira ko ari umuntu nawe nyikodeshe ko ari mpamvu mba njyanye muri geto ubwo se wanyije geto yawe Enye ariko sura tinya ukantira geto. si we nende kwigisha gutereta so byose ubiteye Niko ukantira geto. Ubushize nari gutije namaze iminsi 2 ndara hasi. Matora yanjye wayangije. None ngo nongere ngukize geto. matora ariko Gusa ariko wari wagakoze man. matora ariko warayihanze kubera utayanitse Ibintu mubyigiraho ubundi mana. Aha. nyine ntiza geto nyine nzakwigira Geto nta nagutiza. Ujye kundaza hanze. Ubu cyangwa se ujya ngo uzajye unteza kwanika matora nkaho dufite impinja. nyine ngaho ku buriri base ntabwo tujyaho nyine ni ukwinjira gusa nkamwereka ko mba ahantu heza gusa hanyuma Reka ibindi bana nasinye ko ntazongera gutiza geto kubera ko urambangamira cyane. Urambangamira cyane. Basi se ngo uname hose basi. none se mafiye Mafiyeri ndaha. Ariko wambonye. nise nyine mbigenze Akundi ihangane nyine. Ujya kumwakire muri bariko. Umwakire muri bariko. ariko se hari inzu ngira Imwe zazindi zifite portail. Portail imeze ite? Ngo ni telecommande ngo yikingura. sasi ya boss nyine boss Gasore katiraririye ne karongora. ko niwe byose wabiteye niwe nari ndi kwigisha Uranyigishije se banabimenye. nyine ko basi nguriza amafaranga mugurira agasoda nyine basi mfe kumujyana muri uriya mwanda wanjye Amafaranga kandi. Amafaranga kandi. nyine nguriza amafaranga Kukuguriza ni nko kuguha. Ayo nakugurije bwa mbere wagize. Warayanshubije. nyine ntabwo nayagushubije ariko ubu ngubu kuko nari ndi Bwa kukwigisha kabiri se ubwo waranyishyuye. ntabwo nakwishyuye Nta mafaranga mfite yo kuguha ayo kukugurizayo ndabizi kutajya ugurizwa. Nta mafaranga mfite yo kuguha. Ayo kukugurizayo rwose ibyo nabyibagiwe. Kandi nawe byibagirwe. nise mafi mbigenze ko nyine Haraje? Mwakire nyine muri ya etage. nyine ngaho basi ariko urabizi mafi ngaho ntizazanyama zawe zazindi waravuye Niba yakunaniye umunyihere. oya ntizazanyama Gusa kubera ko watangiye ndakomereza aho rujye. Enye. zanyama zawe zindi Inyama zanjye nazikuze kugira ngo nzazirye. ntabwo twebwe tuzirya Ntabwo uri buzirye. oya ni ukuzimwereka nyine gusa nkaziba zikaba ziri mu nzu byibuze kugira ngo abone ko ndi umuntu w'umusore w'umusirimu urya n'inyama iminota 15 n'ubundi aje kundeba gusa ngo nuko nsoza ndahita inyama zawe ndahita nzi kugarurira Ntacyo uri buzikoreho? oya yewe ndahita nzi kugarurira Inyama zo nemeye kuzigutiza. Ariko ndashaka kuziteka iminota 15. nta kibazo Iminota 15 ngarura inyama zanjye. nta kibazo ndahita Uramutse utazigaruye. oya se urumva ntabwo byaba ahubwo gira varaje zizane ahubwo niba hari n'akandi gakoresho ufite k'abasirimu kantiza buriya abakobwa bakunda abahungu ngo bagaragara nk'abasirimu ukuntu
amaroti sha amaroti y'amafiyeri sha Uzibanye nk'izari ziri hafi. imihore kabisa Wowe imihore kabisa ngiye oya ntacyo nuko kugenda nyine nkazitegura ku buryo nyine ntago nziteka ziba zihari nyine. umukobwa ugiye guteretesha inyama y'abanza ari ntawe Oya no original. original kabisa from Sawa rero bura turavugana mu nyuma ahubwo bunagiye utaza kutwumvira. izo nyama se babaze Inyama zawe ko ibyo ariko nabyo uzabinyigisha oya ntacyo. sawa ni karibu. Sinari nakubwiye ko ndi hafi. Se chérie, mbona washyize inyama mu buriri? Inyama se? Izi nyama rero ubungubu ni amaroti. Izi nyama naraziguze ariko numva nshaka kujya kuzijugunya. Wiki? Urumva kwa kuntu ngiye nkunda guhora n'inyama ahangaha ubu naragiye ndazigura maze kuzigura wana numva nazihaze ndavuga ngiye ahubwo Sisi mbona ni nshyashya chérie izi nyama sizi uyu munsi. ni n'amaroti ariko ngiye ahubwo rose kabanza ngiye kuzijugunya. Ya chérie urabizi ntabwo natumujugunya ibiryo. Oya reka tujugunye tuganire ngewe maze kuzijugunya. Oya rwose ahubwo reka nkubwire gahunda yindi nari ngiye kujyamo ndayiretse kanze nkwereke. Izi nyama reka ngufashe zigutekere. Oya Nukuri chérie. Ngaho yenda ntago mbijugunya. Gahunda yowe yikomeze. Urumva hanyuma ndaza kuzitekera neko kurusha rwose. Oya ariko nanagutekera tugasangira. Nanagutekera tugasangira. Tugasangira. Tugasangira rwose. Nise wazanye n'igikapu. Gandarara. None surumva nataha. Akose shiri koko nagusura nataha koko. Oya. Abwo nkiri hari. Nese nagushaka kubika bag yanjye. Oya nabishakaga nyine ko narara. Ahubwo reka nze ngutunganyirize zino nyama ubundi nziteke neza. Tuzirye. Nyama. Cyane. Cyangwa kankwereke. Shira ahubwo akira mfasha. Tuzikate tunaziteke. Nsige ngutekeye tunasangire. Mfasha. Mfasha dukate. Fata hano hari kinini. Siko mbona utitira? Oya. Ninjye nyifashe icyuma se ufite Oya naka. Wereka ahubwo. Inyama ziri mu Kuna ukunda inyama. Oya ariko se chérie izi nyama nukuntu nisura jya ngo uzirye wenyine cyangwa? Oya unamona. Oya ariko shana chérie gese nikeya. Nikeya rwose ngomba kugutekera nkasiganga nkabashoye ko wanariye. Wawa ni muroje ukomeje guhombera ababyeyi bakubyaye nanjye nutansize mana yanjye izo nyama ko nakubwiye ngo ntuzikate wazikatiye iki kuko Twatire kuzigukata. ko nakubwiye ko mfite umugambi nanjye wo kuzazikoresha umuti ubwo ni muroje ukomeje kumbera nabi koko uzakomeza kumbangamira ne muroje waraye twaziguye muri firigo iminota 15 iyo zivuyemo izi nyama burya wazitiye dore uko kireba wagiye ko niwe mwagiye mwishimira uko muri nuko mwavutse